ahubwo sinzi impamvu Gahongayire batakagombye kuba bamugoza kuko gahunda yo gukubitwa ku muntu ntago bikibaho mu Rwanda nta gihano cyo gukubita kibaho kuri mwana nta kimenyetso afite nimba yaravugaga ariko yenda nawe ashaka kuba yarabivuze ngo yarakubiswe neze ashaka niyo mpamvu nakubwiye ngo abantu baze kumva ibintu neza bikwitiranye ibintu ashobora kuba yarakubiswe niba yarakubiswe yari afite ubushobozi bwo kujya kwipimisha akagaragaza yuko yakubiswe ubwa wicaye mu nzi wawe wasenga birakunda ahubwo we banza umenye ngo urasenga iki kuko nujya kugenda nase uwo ngo niba afite icyo kigirwamana mu nzu ubwo tayari bya bindi afite mu nzu araza ahagarare hano ahitinge namwe mu mukurikire perezida yigeze yabwira abantu ngo umuntu araza akababeshya gutya mu bya dini n'iki ukabona umuntu ngo yarasaze nawe ukamukurikira ubwo ari umuhanda n'urusengero gifite inyungu cyane n'iki gifite umumaro kurenza nibyo nashatse kukwereka ko abazungu baraje baforomata abantu bitwaje amadini bo bumva kandi urebe umuhanda tuwukoresha twese rusange sibyo ari umukristo ari no mu niyo mpamvu rero wabwirwa n'iki niba sengeriwe kuko ibintu byanditse ko bivuga yuko byahishwa abanyabwenge bigahishurirwa baswa niba sengeriwe uraza kumubureminga mu buhe buryo niba atanabikora se ubundi Imana ntago imuzi niba se ubundi we ari aho ngaho gusa akumva kubikora nta nabizi ubundi se ko umuntu azabazwa ibyazi azabazwa ibyo atazi ubwo rero nanjye ndaza ntabyo nzi umuntu tuzane n'usanzwe muzi muri social media ni umusesenguzi yes turakwakire kuri Afrimedia Rwanda urakoze cyane amakuru y'iminsi nari maze iminsi mwari mwarambuze twarakoze twibagiye ko hari n'abandi n'abana bakiri kuza ariko ntabwo twabirengagiza mu Steve Steve Show kwa Pateri ndahari Pateri yashinze televiziyo arabimenye Pateri yaje gukira byaje gucamo ariko nta muzungu udakira abazungu wagira ngo nibyo babaroza ahubwo ariko ubundi abazungu buri ubundi ntago wasanga nk'ubutaka bavukiraho bubamwe amafaranga gusa nta kindi kintu bazi se nimba ubona badumba bajyayo bakagaruka barakize bakasuko bakajya bakagaruka barakize abazungu bavukiye ku butaka bwejejwe naho twebwe turaho gusa kuko twavukiye mu butaka bw'icyondo gisa n'intuza niyo mpamvu usanga Afurika abazungu badufata ko tutari abantu bashyitse ariko kuba yarakize yarashinze TV ni byiza kandi buriya umuntu mwiza uhora umwifuriza gutera imbere kuko ni inyungu z'abantu benshi hari ibyo abantu bamenya kubera Pateri kubera ko bayabagiriye umumaro wo kubagererayo kubera ko ntago abantu bose bahigerera nyine uvuze abazungu iki bita bikwitana na bintu bikonda muri minsi amadini yarafunzwe iki kandi bamwe baravuga ngo ni iby'abazungu abandi ibintu by'amadini ubundi bifata gute ibintu by'amadini rero niba ari ukuburi uko abantu bagira inyito yabyo niba ari ukuburi iki ariko ntago amadini ntago ariko idini ntago ari ryo muntu ahubwo idini ryakagombye kuba umuntu kuko idini rivuga yuko cyangwa se uko turizi ubundi igenda ifata nk'abafashamyumvire ba leta ntabwo idini ari ikintu umuntu ajya guhanganiramo idini ahubwo ryakagombye kuba ari nibyo rigushyira ku nzira kugira ngo ubashe kumvira leta reka kuko abantu bose batabashije guca bugufi byaba ikibazo ariko ku rundi ruhande ntabwo idini numva ko ari ryo muntu abayidini babona gukirana ibyo bintu biza idini no gukirana buriya se yewe ntabwo nabihuza umuntu akiranuka ku giti cye kuko none se Imana kwirinda abasinzi bagwa mu miferege ikagira gute kandi ugasanga n'ubundi rinda nabirirwa mu rusengero ibyo bintu urumva hari ahantu bihuriye bivuze ngo rero n'ubundi uko Imana ikuzi uko yakuremye ikuzi neza niyo mpamvu rero ibyo bintu by'idini nta nubwo wakagombye kwirirwa ubitekerezaho cyane ngo bigutware umwanya ahubwo wakagombye kuba utwarwa umwanya no gukora buri munsi tugenda twumva ibintu by'abapotre abakristo nyine dufata nk'abantu b'ibyitegererezo abapotre n'abakinnyi nyine abapotre cyangwa abapasiteri bakomeye nk'abantu nyine b'icyitegererezo ariko bikaza kurangira nyine nyine nk'abantu twebwe twafata nk'aho
bafatiraho ariko ntabwo ndimo kubera iki utarimo ab'ibyitegererezo tugenda tubona b'abakristo hari umuntu ugira ujya uvuga ati no muntu ni umukristo wenda reka pasiteri padiri cyangwa se umuvugabutumwa uvuga ati ni icyitegererezo by'uwo ariko buriya gihe rero ibintu urimo mbwira yewe umuntu ngiraho icyitegererezo nkavuga ngo kuko ugiye gufata ibyitegererezo by'abitwa ba potere n'ibiki ntabwo mbizi kuko sinanabibamo ko yenda mfashe nk'icyitegererezo nshobora kuvuga ni umuntu umufasheho icyitegererezo afite icyo ashobora kungezaho mbaye ndushaka kugira cyangwa se ngewe urwego ngemba nshaka kwitegereza cyangwa se uwo mfatiraho urugero navuga ko perezida wa repubulika ari umuntu ushobora gufatiraho urugero ashobora kukwereka uko ushobora kubana n'abandi bantu ashobora kukwereka uko ushobora kwiyubaha ashobora kukwereka uko bakubaha byose wamufatiraho icyitegererezo yego byose no gutera imbere aba yabishyize hanze yego ushatse kuvuga nta muvugabutumwa wizeye nawe avuga iki ya ejo bundi twumvise reka twigire wenda nko mu ngo zisanzwe rero turi dushyira kundi muntu twamwita umuvugabutumwa cyangwa se umuhanzi umuntu abantu benshi oya nushaka kuvuga umuvugabutumwa ntacyo ariko ko ariko akora ku bintu bijyanye n'ijambo ry'Imana abakozi bo mu rugo bafata gutana twirose abakozi bo mu rugo ahubwo ni abantu bakomeye cyane kuko umukozi wo mu rugo ngewe ku rwanjye ruhari uko nshobora kumufata nge namufata nkanjye kuko niba umukozi wo mu rugo ashobora kukukoropera inzu akagutekera udahari ntuzi ngo yabitetse gute wamuhaye icyizere gusa rero ni ukuvuga ngo umukozi wo mu rugo ni umuntu ukomeye cyane kuko aba afite ubuzima bwawe mu biganza bye ari nayo mpamvu ngewe nshobora gukangurira abantu mufite abakozi bo mu rugo mubagire inshuti zanyu kuko nutamugira inshuti yawe ukajya umufata nk'ikintu kiri aho gusa kuko yaje imirimo akora ni myinshi kandi we ntuyishobora si uko utayishoboreye ariko yenda ufite akandi kazi ariko nawe wamuzanye kugira ngo agufashe bivuze ngo rero umukozi wo mu rugo ni umuntu ukomeye ku ruhare rwanjye simbizi uko undi muntu wese ari bumufate ariko ngiye wambajije ku ruhare rwanjye ngiye ku ruhare rwanjye mufata ko ari umuntu ukomeye cyane ya umukozi nyarabona njya ngunda kuvuga nkavuga ati ibintu bimubujije niba ushaka gufata umukozi ugucururiza kuri botike sibyo ukajya kumenya iwabo imyirondoro ye ariko ufite umukozi mu rugo utazi iwabo naho nuko yabayeho bagambiriwe umuntu nk'uwo umva gute ahubwo ibyo ngibyo navuga ko birimo ubujiji yewe ku rwanjye ruhare kuri abo bakozi babiri nakagombye guhera umukozi untekera underera abana niwe nakagombye kubanza kumenya iwabo nicyo kintu cya mbere cyihutira kuko uwo kuri butike n'undi wese wamufata mu muhanda akaza agacuruza ibyo ngibyo ariko umuntu ufite ubuzima bwawe mu biganza bye niwe wakagombye kuba aba inshuti yawe ndetse byanaba na byiza kuko nk'urugero ngewe hari umuntu nzi gukoresha umuntu w'umukozi icyo gihe yamuguriye telefone y'ibihumbi 200 ntamubwira ati nta mpamvu yo kugira ngo wowe ugire agatelefone kabi kandi ubona urwo twege dutunze amatelefone meza yaje no kubaho yari uwo ku Kibuye amutwara iwabo amusaba ko yamujyana uwo mupapa ntabwo nshaka kumuvuga mu izina cyangwa se urwo rugo sinshaka kuruvuga mu izina ariko ni abantu beza bagiye no kumusura iwabo n'ababyeyi be bamenya yuko uwo mwana akorera abo bantu kugeza n'ubu ngubu uwo mukobwa yahavuye ahubwo banamushyingiye kubera umutima baba n'inshuti z'umuryango ntabwo rero dukwiriye kujya dutwarwa n'amafaranga cyane ngo twiyibagirwe cyangwa se ngo twibagirwe ubumuntu twarimo umukozi wo mu rugo ashaka nicyo navuze nyine abantu bajya batekereza neza umuntu utekera umunsi ku wundi akirirwana umwana wawe umunsi ku wundi aramwoza wagiye uzamara ibintu byose akabikora rero ntabwo ukwiriye gusuzugura umukozi wo mu rugo kuko umukozi wo mu rugo afite agaciro kanini cyane ni umukozi nk'abandi kuko ni nk'uko nawe ubyuka hano ukajya gukora muri minisiteri ukajya gukora mu karere ahubwo inyito y'akazi niyo itandukanye abo bantu kuko uriya wagiye kwiga urebe ukuntu ibintu ari magirirane uyu yagiye gukora muri minisiteri
yirirwa kuri computer yarabyize yenda no guteka arabizi ariko noneho se kuki ashyizeho umukozi kuvuga ngo rero uyu mukozi nawe hari ibyo ashoboye uyu nguyu nawe adashoboye rero bivuze ngo rero twese twakagombye kujya ahubwo twubahana nk'uko twese turi abantu kandi dushobora kumvikana tukavuga tuti ibyo byose tubaye inshuti tukubaka umuryango nyarwanda naho ngaho dushobora kubishyira usibye no kuvuga kuba turi abantu umuntu ugera ku byo kurya byawe akaba ari witunganya kumwubaha ni nk'itegeko n'inshingano erega kubaha ntabwo ari ubuswa wese ni inshingano ku muntu kubaha reka ko ari ni ikintu gishobora kuba kiranga umuntu nyawe wa muntu ufite ubumuntu ubaha rero ntabwo ushingira ngo gereka ngo ndi boss ngo reka nsuzugura umukozi wanjye uramusuzugura kandi aragutekera ukarya ubwo se ashyizemo ibindi bintu byo kukwangiza wawe urwana n'iki ndashaka twikubitire umukozi wawe umugira inshuti yawe nibana ngombwa umubwira utari ko nshaka ko tuzajya gusura iwanyu bitwaye iki nujyayo se iwabo ukabasura kubera ko uba muri etaje iwabo bakaba bataba muri etaje urumva utajyayo kubera ko nubwo wumva utajya kureba aho hantu mu cyaro ariko gutekera ibiryo uba muri etaje rero ingingo nyamukuru nashaka kugira ngo turaseho mpamvu nakunyuje mu madini no kugarura ku mukozi ibyo binaramushaka ko tubihuriza turabihuriza ko Aline Gahongayire Aline Gahongayire umufata gute ni mu ntoki njye mufata ko ari umunyarwandakazi kandi nkamufata nk'ikirema ukamufata nk'umuhanzi ko ari umuhanzi w'indirimbo za gospel Imana buriya Imana ubundi buriya barayiririmbe cyane kuyisakuriza ntabwo arayisakuriza impamvu buriya rero abantu ntibajya bafata Imana ntibakajya bayifata nk'aho ari se wabo cyangwa se ari nyina wabo cyangwa bayifate ko ari murumuna wabo Imana irihariye rero uru rusaku rwirwa rwisakurizwa mu matwi ntabwo Imana ari kwikora ibyo bintu abantu ntibakajya bababeshya kuko umuntu wese yese ubu nshatse kuririmba ntabwo nafata gitari nkagera nkaririmba ibyo se ndimo ndaririmbira Imana cyangwa ngiyemo kubera ko nshaka amafaranga nshaka gutera imbere nshaka amaramuko nshaka guhitinga ibyo nibyo byatuma bivuga ngo ngiye nkorera Imana se nuko nguko ikorerwa ntabwo Imana ikorerwa mu kajagari biriya rero ni ibintu biri aho byo gushaka amaramuko ntabwo biba ari ibintu kuko niba ukorera Imana udashobora kugira umuntu ufasha utavuga uti nibura dufate nka Theogene byagiye bigaragara kenshi ko yari afite abana benshi yagiriye umumaro yafashije nubwo yari mu twakwita ko yari umukozi w'Imana cyangwa se yari umuvugabutumwa ariko nibura bya bindi yakoraga nibura hari abo byagiriye umumaro yego n'abandi sinavuga ngo ni bose ariko rero ntabwo mvuga ngo indirimbo ahubwo biriya bintu bisakuriza Imana Aline Gahongayire asakuriza Imana oya ntabwo navuze ngo Aline Gahongayire asakuriza Imana ariko ibintu baririmba reka nkubwire Imana ikunda umuntu ufite umutima uyubaha wubaha abo yaremye ubuse niba kankwereka ikigero kimwe niba bidasakuriza Imana ubu ari mu itangazamakuru akora biki ari gushinjwa yafungishije umwana w'umukobwa amuhora 100 andeni akajya yongera akajya nko kumusonga agasaba ngo ahubwo ngo niba bishoboka bamuhongere ngo namukubite urumva bivaho ngo umukobwa bari kuvuga ari kumushinja afite inzoka mu rugo urumva aterekera twita guterekera gusa guterekera umuntu wese agira Imana ubwo tuvuge ko ari yo warasenga guterekera n'ibyo abanyarwanda sibyo umuco w'abanyarwanda basenga iyo nzoka kuko iyo nzoka ngo nta kintu bakora itabanje kugikoraho ubwo ni iki ngo no kurya urabyumva no kuryamira abanze kazenguruka yewe niyo mpamvu rero buriya hari umugabo Rutanga rw'amaboko ngewe nanamushimire ko ari umuntu w'umugabo cyane nanakunda cyane mu muco wanjye ngewe mfite Rutanga rw'amaboko ibintu avuga nibyo kuko niba twebwe nakubwiye ngo ndakubwira niba hari ibintu bikorwa bigasakurizwa Imana none se kubera icyo arimo ashinjwa iyo nzoka ubwo Imana ye niyo nzoka
kandi ajya kuruhimba akajya kandi akajya hariya akabwiriza abantu akababwira ati ibyo bintu none uwo mukozi we yabishyize hanze aravuga ati ibintu bimeze ubwo si yaza kuba afite bwabo umuntu nashakaga kuvuga ese yakagombye kuba yaramufungishije amuziza ibyo bihumbi 100 koko bivuga ko nanaye ese kuko niba yarayatwaye koko nta ko yari umukozi we kuki atumvaga yuko ashobora kumukorera akajya mukata makeya kuzageza ayo mafaranga ashizemo ariko bitanyuze muri iyo nzira ariko bibaye byaranyuze muri iyo nzira ntabwo yaba afite ubumuntu bwo kumva yuko yaba yubaha ikiremwa muntu kandi bizwi neza yuko ari umuhanzi wa gospel akaba ari umukozi w'Imana twe niko tumuzi none ishusho imugaragaza ibyo bintu umukozi we niwishyize hanze twe ntitwabagiwe nta nubwo tunanabizi ibyera beraga nukuvuga ngo impamvu twebwe turimo tubivugaho nayo makuru impamvu turimo kuyasesengura kugira ngo turebe ese ni gute dushobora guhindura imyitwarire cyangwa se no gute twakumvikana nuko umuntu wese atakagombye kujya abeshya ukabwiza umuntu kuko twebwe amakuru niyo mpamvu navuze ngo umukozi wo mu rugo buriya ni umuntu wo kubaha ibyo niwe wabibonye niyo mpamvu byanagiye hanze sibyo rero nta mpamvu yo kubishingiraho tuvuga ngo ntago ari byo uyu mukozi ubwe yarabyishyiriye hanze uri kumva rero abantu dukwiriye kugira ubwenge sajo dukwiriye kugira ubwenge kuko abantu bafashe abantu bikiremwa muntu baragiforomata bagenda babishyiriramo ibintu byabo bumva yuko nibyo baterekera cyangwa se nibyo basenga ubwabo abantu bakwiriye kubigendera niyo mpamvu Rutanga rw'amaboko yavuze ngo dukwiriye gusubira ku isoko kandi isoko yacu nta kintu yari dutwaye isoko yacu yari nzima abanyarwanda bose bagasubira ku isoko none ko twasengaga ryangombe niba ari ryangombe yenda sinari mbizi ariko ndabyumva mu nkuru tuba dufite uyu munsi wa none byadutwaraga twabagaho tugira urukundo tugira buri kimwe none tuzanya amadini tutangiye kujyana reka mbabwire umuntu utazi ikintu bita idini azakurikira ikintu Musinga yazize bajya kumutsinda muri Kongo bayo samba sabazungu sibyo bazanye systeme yo kuyobya abantu bakibagirwa umuco wabo ubwabo bakibagirwa ariko ubundi kuki abayapani kuki batiyibagirwa umuntu aturuka hari akaza akakubwira ngo wowe ambara ikimenyetso ngo ujye usenga ngo ibi ngibi ibintu byakuzanye agushyizemo ujye ukora ibindi wowe ubwenge Imana yaguhaye gukora iki umuntu yaremwe kimwe nawe afite umutwe afite amaso afite amaboko nawe urabifite wowe urabuzwa n'iki gutekereza kari byo Rutanga ajya abwira abantu akabwira ati mwatekereje twe duhora dutekereza rimwe aho kugira ngo dutekereze kabiri wowe ukumva yuko umuntu uturutse hari aje kukubwira ibintu biri ukuri kandi aje kuguforomata muri wowe akwishyirire ibintu kubw'inyungu ziwe abantu barashinga amadini wavuze ngo amadini ngo niki ariko buri areka ubundi dini ubundi usibye kuba ryaba ari abafasha myumvire nibyo hari amadini ukwiriye kuvuga uti nibura aba ngaba ariko hari n'insengero z'akajagari nanjye ubwanjye ngewe nanjye mfite ubushobozi izo nsengero nanjye nazifunga uze kumva Scovia kuko no mu byumba hari naho njya nyura nkabona abantu barimo barasenga mu tuntu tw'utuzu n'iki ngo ni icyumba icyo cyumba ibintu bibera muri biriya byumba abantu ntago mubizi abantu mujye mukora ubushishozi reka ngewe nsaba abantu kugira ngo bongere bagire ubwenge subiza amaso inyuma wowe ubwawe wiconshore urebe ngewe Kristo ninde ngewe nkeneye ko yenda uzukanyunganira ukambwira ati bino wari ugiye kubikora nabi ariko nubikora gutya kuko ariko nabwo uraza kubimbwira nze kubyubaha kuko ngewe umushinga wanjye nawe utangiye nari ngufite ariko ntabwo ngiye ntegereje ko ari wowe uzaza kundeberera umushinga kuko niba hari umuntu hari ushinzwe kutureberera ibyaduteza imbere arahari kandi twaramutoye arahari ubu biri kuvuga ko Aline yatangiye gutera ubwoba uriya mwana w'umukobwa amubwira ngo asubire iwabo kuko ngo bageze no kuri mukecuru uriya mwana ahubwo ati umwana asubire iwabo cyangwa se umwereke ibintu bigiye kumubaho aramusubiza iwabo ni hese mu byaro iwabo ni mu Rwanda kuba ari i Kigali se bivuze ko atari aravuga ngo nakuriho telefone niyongera ngo kugaragara imbere ya kamera ngazahura n'ibyago kuko ngafite abantu benshi bamukora ibyo ni iterabwoba
arimo mutera kugira ngo umwana yumve ko yahabuka umutima ariko ndatekereza nuko dufite inzego z'umutekano nyinshi ibyo nanabyibeshye inzego z'umutekano zikora mu buryo bwinshi wadashobora kumenya ashobora no kuvuga ngo agiye kumutera ubwoba n'uwo muntu yohereje ahubwo akaba ari uza kumufata rero ibyo bintu byo gutera ubwoba hano mu Rwanda birahari use nimba uriya mwana adafite turebe niba adafite ibimenyetso byemeza ibyo bintu ko bihari cyangwa ariko bimeze urabona ari izihe ngaruka zishobora kuzamugeraho cyangwa n'iki ariko si ibi bintu ubundi yaritoye nta ngaruka bishobora kujya kuri uriya mwana ku rundi ruhande na Gahongayire ntabwo twamuburemingaho cyane cyangwa tumutera amabuye ko ntabwo tuzi nanone ari ku bintu bya showbiz nabyo ntabwo biba byoroshye ushobora no gusanga ari umuntu washatse kumukoma hasi gusa nabyo birashoboka yewe buriya sinjya mvuga ahantu ngo mvuge ngo ndavugira ahantu hamwe ushobora gusanga ari n'undi muntu wakoresheje uriya mwana akavuga ati niba koko atarafunzwe niba koko yenda arimo abivuga ko iyo nzoka yayibonye njye simbizi sinari mpari sinshaka no kubimenya ariko ngewe nshingiye ku by'uriya mukobwa yavuze na Gahongayire ntabwo navuga yuko navuga ngo yenda uriya mukobwa nawe ni shyashya oya ntabwo navuga ngo ni 100%, ahubwo navuga ngo Gahongayire nawe ashobora kuba afite abandi bantu bashaka kumukubita hasi bakabicisha muri buriya buryo nabyo byashoboka ariko nagateganyo nge nubwo buryo nge mbyumva ko ariko byaba byaranyuzemo ariko uyu munsi wa none niba iki kintu ko kuri mwana w'umukobwa yarakibonye nibyo binavuga ko yakubiswe akagirirwa nabi kubera icyo kintu ahubwo sinzi impamvu Gahongayire batakagombye kuba bamugoza kuko gahunda yo gukubitwa k'umuntu ntago bikibaho mu Rwanda nta gihano cyo gukubita kibaho kuri uwo mwana nta kimenyetso afite nimba yaravugaga ariko yenda nawe ashobora kuba yarabivuze ngo yarakubiswe neze ashobora niyo mpamvu nakubwiye ngo abantu baze kumva ibintu neza bikwitiranye ibintu ashobora kuba yarakubiswe niba yarakubiswe yari afite ubushobozi bwo kujya kwipimisha akagaragaza yuko yakubiswe n'abantu bitewe na nyirabuja niba atarabikoze rero nta bihari bivuze ngo ubwo ngubwo ni ikintu cy'igihuha kiraho gusa nyirizina impamvu nagutumiye hano ntabwo ari kuri Gahongayire kuko ibye biri hanze ku gituba cyabo biri mu muhanda nta hantu bitanyanyagiye nibyo by'amadini twavuze ni ibintu bisanzwe ku muntu utekereza neza wese arabyumva twagira ngo tubicemo ariko nyirizina ndashaka turebe ese ni izihe ngaruka ziraza kuba kuri uyu mwana cyangwa ni ikihe kintu kishobora kuba kuri uyu mwana abantu batari kwitega buriya rero niba uno mwana ari gukora bino bintu sibyo ari kujya mu itangazamakuru nta bimenyetso afite izihe ngaruka biraza rero abaye nta kimenyetso afite yaba arimo akora ibintu by'ubuswa cyane kuko ikimenyetso cya mbere kuba yarakubiswe yakagombye kuba yaragiye ku bitaro bakagaragaza ikimenyetso cya mbere cy'uko yakubiswe icyo ni ikimenyetso kimwe ibyo nzoka byo ni ibintu bibera mu cyumba cyangwa mu nzu tutakwinjiramo ariko akaba yarayibagamo yakagombye kuba nawe yenda yarashatse ukuntu ayifotora kugira ngo ariko yenda simpamya ko imyuka mibi wapfa kuyifotora gutyo yaguhita ariko niba bitarabaye yakagombye kuba igenda by'inzoka tubyihorere dushingire ku kimenyetso cy'uko ashobora kuba yarakubiswe kandi simpamya neza niba koko niba Gahongayire yaramuhamagaye akamubwira akamutera ubwo bwoba ibyo ari byo byose dufite aho ibyo bintu bashobora gukura historique yabyo bikagaragara ko ibyo bintu yabimubwiye birahari muri MTN babibona ntabwo byari icyo ni ikindi kimenyetso ariko bibaye arimo avuga nta kimenyetso ni iki na kimwe yizeye ko gishobora kumurengera yanjye urubanza ni ibimenyetso aramutse amutanze mu rubanza akamurega akavuga ko ari kumusebereza izina byamukora arasubiranye usebye izina ry'umuntu ni ibintu bihanwa n'amategeko rero abaye nta kimenyetso afite ngo nyine tayari zamuri icyo yubwira abantu bagafata n'abakozi mu rugo abantu bakunda no kugenda baharabika kwihuta cyane tugana ku musozi yewe icyo nashaka kubwira abantu bo mu rugo cyangwa se abakozi bo mu rugo ni uko ababosi rwose mufite amafaranga yanyu mushaka ukuntu abakozi banyu baba inshuti zanyu mubagirire icyizere mubereke ko ari abantu nk'abandi mubereke ko ari abana nk'abanyu murera usibye kuba yaragize amahirwe make ko nta mafaranga afite akavukira mu muryango ukennye ubundi ni umuntu nkanjye ni umuntu
nkawe ni umuntu nk'umubosi kandi ejo n'ejo bundi ubuzima burahinduka. Rero niyo mpamvu ngewe inama nagira abo bantu bagombe bafata abakozi babo neza kandi n'abakozi nabo ntabwo mvuze ngo mugende mwigira karaha kajya he kubera yuko kubaha ntabwo bikunda. Kubaha ni ibintu biba mu mutima w'umuntu, ugomba kubikora ukabyubaha ndetse ukanabirinda kugira ngo kandi ukaba n'inshuti na shobuja, ukaba umuntu ukomeye kuri shobuja kuko ni wowe wa mbere ugomba gufata iya mbere urinda shobuja. Wowe niba umuntu adashobora kuza ahangaha ngo avuge ngo shobuja arahari ukahita ushyira shobuja hanze, ntabwo ari byo. Ukwiriye kuba urinda ibanga rya shobuja ndetse mbere yuko n'umuntu aza gukenera shobuja ukabanza ukamubwira uti hari umuntu wari uje kureba, ariko ukabanza ugasaba uburenganzira shobuja akamubwira uti mureke yinjira cyangwa se mubwire simbari. Ubwo nibwo buryo ushobora kurinda shobuja mukaba inshuti nawe akabona ko uri umuntu uri safe. Kristo, reka dushimire abakomeje gukurikira Media Rwanda na Munyenzi TV show. Ubwo abasenga se bo n'abasenga baraza kugomeza gusenga ibi abasenga ubwo barakomeza ukurikira ukwizera kwabo ntabwo twabwaye ngo bahinduke. Na yewe nago navuze ngo gusenga babyihorere ni byiza ntabwo ari bibi ko nanjye nabikora. Ngewe naze kugira umuntu ngenderaho kuko ngiye mfite umwihariko wanjye, ngiye mfite ukwanjye nsenga. Wowe rero niba udashaka gushaka ukwawe usenga ugashaka gusenga kuko ubikuye ku bandi bapasiteri n'iki n'amaranka ntazi ahantu yaturutse, ibyo bintu ni akazi kawe. Wowe ufite uko ugomba gusenga wowe ubwawe byihariye. Rero abantu tureke ubujiji, nitujya no gusenga guteranira muri izi nzu koko nk'uko byashyizweho tugire ubwenge, tubanze ese ibintu birimo bikorwa turabibona cyangwa ntabwo tubibona. Niba ubibona wowe ukora iki? Twe kugendera mu kigare twitwa ngo turasenga gusa. Uwo muntu asenga kuva ku wa mbere ujya mu rusengero iminsi 6 ikarangira, uzi kuri umugore ufite umugabo warangiza ukavuga ngo umugabo wawe yagiye mu bagore kandi yagiye guhiga uburyo bwo kugira ngo mubeho, ariko wowe urashaka kwirirwa wicayemo aho ngaho mu nsengero kandi umugora ku gitenge azagura, ku nkweto azagura, we nta kintu winjiza. Rero abantu dushake ubwenge bwacu, dufite ubwenge Imana yaduhaye buri karemano bushobora kuduha gukora ibintu byinshi. Twishaka ko abandi batwigira imishinga. Imana ifite ubushobozi bwo kutureba ukayibwira genda ashaka ko ukora ibi, ndashaka ukorera wowe ubwawe wicaye mu nzu iwawe wasenga birakunda. Ahubwo we banza umenye ngo urasenga iki, kuko nujya kugenda nase uwo ngo niba afite icyo kigirwamana mu nzu ubwo tayari bya bindi afite mu nzu araza ahagarare hano ahitinge namwe mumukurikire. Perezida yigeze yabwira abantu ngo umuntu araza akababeshya gutya mu bya dini n'iki ukabona umuntu ngo yarasaze nawe ukamukurikira. Buriya dufite umusaza w'umuhanga ureba kure rwose abantu. Kandi ngewe icyo mvuga kuri iryo jambo yavugaga, perezida yashakaga ko dusubira ku bwenge dufite tukabureba, reka kugendera mu bintu by'ikigare twirwa duta ubwenge. Umuntu arakubwira ngo ino tujya aha ino tujya aha, ejo ukirirwa urwana uba mu madeni warananiwe gukora. We kandi yasize ibyaha bikemuye, hari n'ukuntu wenda bayinjije. Kandi buriya abazungu reba ukuntu badushuka tukagendana nabyo tukiyibagirwa. Abazungu baravuze ngo aho kugira ngo dushinge inganda dutanga akazi ku bakozi benshi dushinga insengero zihemba abantu bake. Ubwo rero bivuze abantu rero ngiye babwire nawe mbwiye ngo ntareke gusenga, ahubwo uburyo usenga ute. Hari akantu kare twe turi kuvuga cyajya inyuma ya kamera ariko twantagasangiza n'abadukurikira. Ubaka kanya uca ugateranya umurenge wose ukavuga ati dutanga amafaranga dukora no muhanda, sibyo tukoresha twese turi rusange tuwunyuramo n'abana bakawunyuramo n'ababyeyi bacu n'imodoka zigaca ukana kwinjiza amafaranga. Urumva abavuga ati tuwukoresha ndakeka batarenga 30%. Harya ubwo umurenge dutuye nibura tuba turi nkabangahe nibura umurenge bari munini biterwa n'ingo zituyemo. Ibyo ari byo byose reka 30%. Oya wenda 30%. Okay, fata urusengero. Ntabwo 30% mu murenge ubabwiye ngo bakora umuhanda. Abantu 30% ni benshi cyane. Abo bantu ntago bagukundira. Abantu nibura ababyumva n'abantu 10 bonyine. Dufate tujye mu rusengero rurimo abantu bamwe bayobowe n'umuntu umwe.
pasiteri yicara akavuga ngo ndashaka imodoka sibyo V8 cyangwa ntabwo zigurwa cyangwa Range Rover ya miliyoni 200 urumva umuyobozi w'umurenge akaza akavuga ngo ariko twakoresha no muhanda uva hano ukagera ahejya uzajya dufasha bene unanya wakora urusengero rwanyu urumva abakwitanga urumva sibarenga 20%, ariko abatanga amafaranga kwa pasiteri ku modoka bashobora gusanga babaye na 90%. yewe nababwiye ngo ndashaka dusubire ku isoko y'ubwonko bwacu Imana yaduhaye. Rero nukuvuga ngo aba bantu nukuvuga ngo insengero uvuze kugira ngo abantu bubaka umuhanda ntabwo bakumva, ariko umuntu avuze ngo bubaka urusengero nta nubwo rwamara ibyumweru 3 cyangwa amezi 2 rutaruzo. Ubwo ari umuhanda n'urusengero gifite inyungu cyane n'iki gifite umumaro kuri nibyo nashatse kukwereka ko abazungu baraje baforomata abantu bitwaje amadini bo bumva, kandi urebe umuhanda tuwukoresha twese rusange sibyo ari umukristo ari no mu pagani bose buriya nta mupagano nyene bibo bitaba pagani oya bo babita iyo ni imyumvire y'ayo madini. Ngiye rero ntagaruko mbifata sinako ndi kuko ngiye umuntu ni nkanjye. Umupagani ni muntu ki kuri wowe? Umupagani nta mupagani ngiyewe nzi. Umukristo ngiye nzi ko ari umuntu ujya mu nsengero. Ubwo saba utajya mu nsengero ni uriya se none se reka maze nkubaze abantu batajya mu nsengero ugiye kumbwira ko Imana itabaza? Nyine ndashaka kubaza abantu batajya gusenga. Niyo mpamvu rero wabwirwa n'iki niba sengera iwe? Kuko ibintu byanditse ko bivuga yuko byahishwa abanyabwenge bigahishurirwa baswa. Niba sengera iwe uraza kumubreminga mu buhe buryo? Niba atanabikora se ubundi Imana ntago imuzi. Niba se ubundi we ari aho ngaho gusa akumva kubikora nta nabizi. Ubundi se ko umuntu azabazwa ibyazi azabazwa ibyo atazi. Ubwo rero nanjye ndaza nabyonse. Rero no kuvuga ngo ibyo bintu byo kuvuga ngo umukristo n'umupagani rwose ubukristo bwa mbere gihe nshobora kubakaho n'ubushuti bwanjye imibanire yanjye nawe dufitanye. Uriya nawe uko abanye n'uriya uko abanye n'uriya. Mbese ibyo bintu byose bihurije ko twese dukundana, twaba dufite icyo bita urusengero rumwe, tukaba dufite umutima umwe, tukaba dufite kubaha iyo Mana. Nibwo buryo ki ushobora kumva ko umuntu ari umuntu muzima. Ariko rero ubundi ugiye kugendera mu madini uzamanyanga bamukuntangana ni menshi. Buri ufashe ibyabo ufashe ibyumba byabo bashyira hariya ngo ni iby'imyiherero ni iki twazamawe tugafata umunsi tugasesengura ibintu by'amadini tukabyinjiramo neza. Yewe buri areka nkubwire amadini nagerageje kwinjira mu madini menshi nyinjiramo, ariko ngewe nayinjiyemo nshaka gukora ubushakashatsi ku impamvu abantu baza bakaryama hano. Wabwira umuntu ngo twubakire umuntu inzu, umuntu ntafite ahantu ho kuba, ariko ugasanga umuntu aravuze ngo ni pasiteri reka ngo tugure Range Rover agendamo. Ikibazo cyo kujya gusenga mugenzi akaburara warangiza ugatura ngo wiyirije miliyoni cyangwa 200 ngo wiyirije, kandi ubwo wagiye wiriwe hariya. Kandi uko ngewe nabisomye cyangwa uko abazungu babyanditse bivuga ko kugira ngo wiyirize nuko bafashe bya biryo wari kurya uwo munsi ukabiha wa muntu. Uri kumva niko babivuze. Yenda ibyo ntago ari ibintu bibi, ariko se ugiye kwiyiriza ngo kubera ko umuntu ni umudivantiste ni umuyisilamu yiriwe yicwa n'inzara, ariko wowe ufite imifuka y'imiceri mu rugo, ufite amafaranga mu mufuka, umuntu yishwe n'inzara. Niyo mpamvu nakubwiye ngo hariya ahantu habamo urusakuriza Imana rwinshi cyane rwinshi. Ariko rero asanga niyo mpamvu isi yacu kubwirirwa n'ibyorezo bitandukanye. None utekereza hari ibintu Imana imaze kurambirwa, abantu babimenya. Hari ibintu Imana imaze kurambirwa, akajagari kaba mu nsengero, ukubeshya kuba mu nsengero, ibinyoma birimo. Imana irabireba kuko nayo ubwayo ngiye nkurikije ibyo nagiye nsoma, kuko Bibiliya iravuga ngo Uwiteka aravuga ngo mumpimbarisha iminwa ariko imitima yanyu ndi kure. Bivuze ngo rero tujya hariya rimwe na rimwe ni ukugaragaza imyenda twambaye. Imana buri igiye kugusesengurika kuriya yasanga imeze nka cya giti Yesu yashatsemo umutini wo kurya akawubura kandi gitoshye. Natwe rero niko izo nsengero zubatse niko ziri. Wasanga Yesu ahari
akaza akavuga ati muze rwose ndebe kanaka Fiston umeze ute mu mutima wawe, reka ndebe koko niba ndi burare mu mutima wawe, yasanga nta kintu kibereye. Ese mubeshye rero abantu ntitukajye dufata ishusho y'imyenda twambara inyuma ngo tugaragare ko twambaye imyeri inyuma, tugaragare yuko twashyizeho amakaruvate, twashyizeho inkweto nziza. Ibi bintu ntago ari by'Imana, ariko umutima ari arama. Nshuti yanjye, ibi bintu ntago ari, niba unanasenga nkubwiza ukuri, niba wumva ushaka kubaha Imana, subira ku isoko y'ubwonko bwawe, kuko niba udakoze gutyo bizakugora cyane, ahubwo Imana izakubaza ibintu byinshi. Yes Fiston, babara tuzafata time twinjiye mu bintu by'amadini neza, ari byo bituza yewe nta kibazo mfite. Yese ndashaka duhite tuzaganira igice cya kabiri cyacu, tuzagikore kuri bino bintu bya Rurasengero rwa Masasu na Scovia, kutanze twumve Scovia musesengure tubyinjiramo neza, ko kantu reka tukababiki ako ngako ndibaza ko sinaniwe twazabigarukaho bihagije. Birahagije, niyo mpamvu ndi kukubwira tuzinjire mu madini, turebe uko byatangiye n'ukuntu nyine tubyinjiremo neza. Yewe abantu mutamerukaga munyitege, kubera yuko ahantu hose ndaje makome inkokora ndazikomamo, kuko ngewe nta muntu nzagirira impuhwe, nta n'umuntu nzagirira iki. Ngenzi ko Imana yandemye, igihe nikigera cyo kumva ko cyarangiye, nikirangira nibwo nzareka kuvuga, ariko mu gihe ngihari ntabwo nzareka kuvuga ibintu mbona ngewe ndabonye. Wajuje ndahari rero. Yes, reka tugushimire cyane, wakoze kwitabira Rough Media Rwanda na Muyenzi TV. Mwakoze cyane. Yes, reka ngushimire cyane wakomeje gukurikira Afrimedia TV na Muyenzi TV. Ndio uri kumva kuri microphone ndi Kinyafrika original cyangwa se unyite Saju 250. Bye bye, ciao.